Kwatsi umunyarwenya witwa Lucky Baby, ladies and gentlemen. Amaswe cyane twakire Lucky Baby. Ari ikintu nabonye buriya ngewe abapasiteri hari ukuntu bagira morale iyo amaturo yaje, ariko iyo amaturo ataraza ababwiriza ubona bitamurimo, ubona nta na morale afite, ntabwo ashaka kubabwiriza, araza ati haleluya haleluya. Amen. Sonde mwacha tukisoreza. Yesu azaza. Yesu azaza nari. Uko mukonika bari kubwiriza na morale afite y'amatura ataraza. Uko mbanje abasubije. Haleluya. Ngo mwaje gusenga. Aya nanjye nuko. Ngo warya turasoma hehera. Ariko iyo ndiyakona aje akamwongorera nk'akajambo keza, akamujya mu matwi akamubwira ijambo ryiza, bihinduka ubireba. Kive bisiko batera amaturi mu magana. Sema hey! Haleluya! Imana iguhaye inzu. Imana inaziza. Yewe datawe. Mbega ibintu byiza. Uko muko niko baguhinduriramo. Aho pasiteri iyo mbavuyeho ari ikintu natekereje ejo. Ku isi hose tugira abashinjacyaha n'abakoze icyaha, ariko uburyo umushinjacyaha aganiriza n'umuntu wakoze icyaha bitandukanye mu bihugu byose. Umuntu uri hafi yanzanira agatebe hano, nkaba nshaka n'umunyacyaha hafi. Umunyacyaha nakifashisha Merci. Wenda ntabwo mvuze ko uri umunyabyaha, ngwino twisekereza. Hari muri Amerika uburyo umushinjacyaha aza akavugisha umunyacyaha, ubumva ko ari ibintu biryoshye. Mu Rwanda naho haba abakoze icyaha n'abashinjacyaha, no mu bindi bihugu bitaka. Twihere muri Amerika, ubwo ko nawe tugeze muri Amerika wiyiranje wigane Sendro. Umunyacyaha araza. Hello, Mr. Robert. Hello. I doing good? Oh, before this amazing conversation, do you need something to take? Yeah, sure. Like you have a coffee, a tea, and the water. What do you prefer? I need juice. Juice? Yeah. Okay. Honor being here with some juice. So, Mr. Robert, a few days ago, we found you in some shop. You was telling a PC. Don't you remember? We have some facts. No, I don't. We have some facts. We found you, the camera found you was telling anything about it? That's not mine. Oh, Mr. Robert, sorry, you're gonna be in a prison for 3 years. God will bless you, and the society loves you. We come back, you will change your behaviors. It's okay? Yeah. See you. Anga ni muri Amerika. Mu Rwanda umushinjacyaha yanarakaye. Data we. Iki ngiki. Data we. Ni wowe. Kubaza ikibazo kimwe. Mu muryango w'iwanyu niwe wenyine wafashe ku ngufu umwana utuje imyaka cyane karani. Subiza. Ninjye Yego sha. Ukeneye ikintu cyo gufata kujya tuganira umeze neza. Yaje muri restaurant. La. Wafashe umwana ku ngufu tukugaburira. Amazina yitwa kuki? nitwa Messi. Cha. Merci wakoze. Aho ngaho ni mu Rwanda. Abaturanyi nabo b'Abarundi bagira abakoze icyaha n'abashinjacyaha. We azayitonza ari smart. Agusaba bafashe agaco ko muri Amerika babanza kushaka no kugira ikintu bamuhereza. Muramenze neza.
intama kweli. Ikintu cyo gufata mbere yuko tugamba uragikeneye. Yego. Murondera imvoka n'ibipfunsi. Murakoze cyane. Abanyarwenya tumaze kugusa nk'ababa abasitari ukuntu. Urugero nifatiye hako tujye twumvikana. Izi joke musanzwe muzizi. Oya. Ni njyewe munyarwenya ukiri mutoya mu bintu byo kumenyekana, ariko uburyo mbibyimbamo mbona biryoshye mukuru. Niyongeye mu kirori runaka ntago ari ngombwa ngo njye kubyigana n'abakiriya. In case mamagaye wateguye igitaramo aza kumfata, ni ibintu biryoshye. Icyo kintu nagitekerejeho, ndavuga ati upcoming bose n'abanyarwenya hano muri Gen Z nitujya no mu ijuru bazavuga ati ngo Marayika Gabriel ari kuburanishirizo hari abasanga ngo katunyere mu gikari ku Mana. Bajye kujya kwivugishwa kanshaka umuntu wa mbere Imana kabisa. Jonathan indano mu mwaka bagoye n'akamikoro ngo ino mbere Imana. Usange nk'umunyarwenya yagiye kunyura mu gikari ngo agiye kwivugishiriza Imana ngo imureke atambuke. Yongeye kumbera Imana cyangwa ngo Satani. Imana ni mbi. Imana ngahagarara hariya. Imana yahagaze. Imana ni umusitari kabisa. Ubwo tugiye guhera nk'abanyarwenya bo muri Gen Z musanzwe muzi, araje ati n'ibiki n'ibicyaje kubwira Imana. Ubwo duhere nko kuhe munyarwenya katwihere kuri njye, kaduhere kuri njye. Mana mwire neza. Nari kuvuga cyane nk'Imana. Mwiriwe. Nese Mana. Yego. Ase kuri kumvugisha utanyitaye ntabwo nzi. Lucky. Imana ishimwe. Oya Lucky baby. Lucky baby. Bande basetsaga mwisinga bashi. Hanyuma arashaka iki? Ndashaka kunyura hariya akavuyo. Kwaje ariko nk'umusitari usubambaye ndi kubyigana ngo kwa Marayika Gabriel bya bisa neza. Ajya guca abandi bari guca. Amana ariko ihangana. Sana nagusetsaga. Oya. Shyiraho imiyaga ari. Oya. Akora setsa. Uri buze kubyemera. Oya. Wihangana. Datawe. Ugahita ujya gushya kwa Gabriel. Ubwo ndi munyarwenya ninde nkaruma ageze nko mu ijuru na vibes. What's good? Imana. Imana. I'm fucking proud of meeting you. What? Ushaka iki? I need to fucking pass. Ntabwo nzi. Ntabwo uzi Ikinyarwanda? No se ntabwo nzi se ni Ikirundi. Witwa nde? Rumi rwagaju umunyarwenya. Mu Rwanda si mubyaze ntabwo nyibuka. Data we. Ni njye Rumi. Ushaka kumufasha? Ninyurire hano hariya akavuyo. Jyafashanya ariko nawe. Oya tugiye iby'Imana ariko byanjye ni ku murongo. Tugiye abandi bake. Imana yaravuze ngo iby'Imana ni ku murongo ari we Mana. Direct. Ubwo ngubwo Muhinde nawe agahita sibyo? Duhere kuri Muhinde se? Nta kibazo Muhinde. God. Today. Next. Bite byawe? Ni byiza kabisa nitwa Muhinde. Wabugufu wasigara bagufanaza. Ushaka ko ngufasha? Ntabwo uranzi se? Mana rero ko mubwire mbere ko tujya mu bintu byinshi. Gusa hano mugira screen. Ureba uriya muntu uri muri screen. Wonye bari kumwe. Uriya ni Murangira Bitsire. Hagize umuntu ukora icyaha mu ijuru ntabwo byagusaba kujya kumuregera. Kandi duturanye. Ndaguha connection reka ninyereye sibyo? Ntabwo byakunda. Okay, nari bindaguza n'umwana Yesu Kristo wawe ndaherutse kubona. Ihangana ari. Wanze ko kadukorera no wanyuma hakaza nk'agahugu kamwe. Ko kavuga ati no maze iminsi nkora hiti Imana irabitse sibyo? Agahitaza. Mana wambonye.
ntabwo nakubonye. Mana wambonye. Ntabwo nakubonye. It's okay, mfa kuba utambonye. Reka nyireho. Tayari ni ubwonko ko Imana izajya igenza abari gushaka kwimenyekanisha. Rero ukiri hano nawe hari ikintu ashaka kukubwiraho. Ndagira ngo abantu turi hano dushimira abanyarwenya babiri, Mushumba na Rume, mubahereza amashyi ndayabasabiye kabisa. Ni abanyarwenya bagize gutya mu minsi ishize bajya gusura umuhanzi ngewe nkunda, bajya gusura The Ben, abishyira no kuri story. Baramusura barisanzura, bakivayo umunyarwenya Rume rwose yahise amamagara amubwira ati uri mu bantu, ndamubwira ati ntabwo ndi mu bantu. Ngo nta n'umuntu mwegereye wagutega amatwi, ndamubwira nta kibazo, wowe mbwira icyo ushaka kumbwira. Ngo mutumbuyeyo, ndamubwira heza kwa The Ben. Ngo mbega inkoko data we, ngo n'udushampanye twaturikaga buri mwanya. Ndamubwira ati se Rume naribi kabisa, ni byiza. Niwo munsi nakozeho ibintu bibiri, narababaye ndanishima icyarimwe. Nanjye ndavuga ati ngomba gushaka umuhanzi nihimura nanjye nkajya kumusura. Ndeba mu bahanzi bose mburo nageraho vuba byoroheje, gusa mbona umushuti wanjye uri hafi waziranye n'abahanzi ajya anyuzamo akanaririmba. Ndamubwira njya kumusura, ngiye kumusura nawe yanekera inkoko nkora n'ibiki byose, gusa sinzi ukuntu yatangiye kuririmba. Navuga ati ntabwo uzi kuririmba kabisa, uzi ukuntu yandirimbye Jana. Ubuzima byanjye bwose iranekera sisambije. Murakoze cyane, itwara kibereza Jeremy. Online niyo deal. Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo deal. Ushobora gukenera product yose muri Samsung 250. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram, twitwa Samsung 250 Rwanda. None ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop. Ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online niyo deal.